Amen. Abadukurikiye haleluya. Amen. Abatwumva haleluya. Yo haleluya. Ndanezerewe kukubwirije ngo guma ku kidendezi, guma mu vy'Imana. Hanze ni habi. Yambwiriza ku munsi mukuru wa Noheli. Nyababwira ngo Yesu nagakira agahinja. Yesu yarakuze, Yesu ni umugabo. Yesu amukora n'ibitangaza. Yesu aradutegereje. Uri data mwiza, uri umutunzi w'imbabazi, urera kandi uratsiranuka, ufite kujya neza kwinshi mu biganza byawe, amaboko yawe ni maremare, izagira habwe icyubahiro. Bakunzi b'icano ya Mama Linda Official, twongeye kugaruka tubashimira mu kiganiro cy'iyobokamana. Ntabwo Yesu avuka mu kwa 12 nkuko abantu batekereza kuri rata cyo kunyobita oya naga ari byo. Ahubwo na anniversaire cyangwa se no kwibuka Imana yacu tugirire neza, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kwitegura Noheli, bakitegura ubunani, yewe iyo Noheli kenshi abantu baba bibuka igihe umwami Yesu yavutse. Imana izagutabara kandi izakurengera. Abantu bagumye ku kidendezi nago bajya bamwara. Abantu bagumye ku kidendezi Yesu ajya hagera akamenya igihe bamaze muri icyo kidendezi. Twongeye kubasuhuza no kubashimira abakurikiye Mama Linda Official, abari hanze, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi hose. Twongeye kubashimira no kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu mudahema kumva, bya biganiro byiza biryoshye birimo iyobokamana. Ibiganiro twagaruye wa mupapa. Papa uraho? Muraho neza? Meze neza? Turaho turashimiye. Ujye dusengera Imana ikaturinda. Uyu munsi twakugaruye barakudusaba ngo tukuzane udusengere. Yego. Niyo mpamvu twakuzanye. Imana ishimwe. Usuhuza abantu bagukurikiye. Mbanje kubasuhuza mwese abakurikiye channel ya Mama Linda Official. Nejejwe n'Imana mu mutima ukongera kubabona, ukongera kuruga kuri kamera, mva gukomera kw'Imana neza y'Imana. Data wa twese aracyaturinze, data wa twese aturinze gucika imigikuba, data wa twese akomeje kudutungirisha ubuntu bwiwe, data wa twese akomeje kuduha amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, nanjye namuzamurikiro ahimbazwe. Amen. Watangira dusengera, ukanatubwira ijambo ry'Imana, ukanatubwiriza tukumva, yego, tukanyurwa, wagize tukajyamo neza, naze tukajya mu gakiza tukishima. Abatakarimo baburire bagira inama, babwira yuko mugomba kujya mu gakiza mukamenya Imana, mukamenya Uwiteka, kuko Uwiteka niwe byose, Uwiteka niwe utugezaho byose. Niyo mpamvu tuba twabazaniye ababishoboye kuba batwigisha bigakunda, bakaduha tukanyurwa, bakaduha ubumenyi bwiza kubijyanye n'Uwiteka. Murakoze cyane, watangira udusengera ubiduha tukumva uko bimeze. Data wa twese nyiringabo Imana, uri data mwiza, uri umutunzi w'imbabazi, urera kandi uratsiranuka, ufite kujya neza kwinshi mu biganza byawe, amaboko yawe ni maremare, izagira habwe icyubahiro. Turagushimiye uyu mwanya mwiza, twongeye kugaruka tuvuga gukomera kwawe, tuvuga ijambo ryawe. Turagushima ukomeje kuturinda no kuturenzera, kubera ko muri iyi minsi amagare yamaze kumanuka kandi mu gutwara abagenzi. Ariko wera wa Isiraheli, twebwe uracyaturinze kugira ngo tuvuge imirimo yawe n'ineza yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ndabizi umugambi ufite Kristo Uwiteka Imana ni uwo gukiza abantu. Umugambi ufite ni uwo gutabara abantu bawe. Umugambi ufite uwera wa Isiraheli ni ukugira ngo abantu bakire Yesu Kristo maze bazaronke ubugingo buhoraho. Urakoze, ndagushimiye rero kubw'uyu mwanya mwiza. Nugenderera abandi, natwe ntudusige. Umuntu wese akoze kubona ineza yawe mu izina rya Yesu. Amina. Murakoze cyane rero bakunzi b'icano ya Mama Linda Official, twongeye kugaruka tubashimira mu kiganiro cy'iyobokamana. Ibi biganiro dukorera kuri icano bigamije ivugabutumwa cyangwa se ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero bugira imbaraga zo guhindura no kubaka
no gukomeza abatentebutse. Nongeye kunezererwa Imana kubera ko hari ibirangaza byinshi bitandukanye abantu bahugiramo ariko bitagira umusaruro, ariko gukurikira ubutumwa bwiza. Wowe udukurikiye uri mu Rwanda, wowe udukurikiye uri mu mahanga atandukanye, ntabwo nabasha kurondora ibihugu muherereyemo mu migabane itandukanye murimo, ariko icyo mumenya neza ni uko ibi biganiro by'iyobokamana bigira ingaruka nziza ku buzima bwanyu, hanyuma iminsi yanyu igakomeza kuba myiza kandi ikabafasha kugandukira Imana no kubaha Imana. Imana yashyirwa icyubahiro. Uyu munsi rero Imana yamaye ijambo ryiza ry'ihumure rivuga ngo hari umunsi mukuru ku buzima bwawe. Umunsi mukuru ku buzima bwawe iyo wakugereyeho cyangwa se isa yayo washyitse, hari ibintu bihinduka, hari intambwe utera, kubera ko uwo munsi uba utandukanye n'indi minsi yose. Imana yacu tugirire neza. Haleluya, haleluya. Mpamya ko abantu bose badukurikiye hari umunsi mukuru umuntu yifuza, umunsi mukuru wo gushira umubabaro, umunsi mukuru wo gushira intimba, umunsi mukuru wo gushira agahinda, umunsi mukuru wo kunezerwa. Umuntu wese arawukeneye udukurikiye. Rero nta wundi wagoreza uyu munsi mukuru, ni Yesu wenyine. Kubera ko nkunda kubibabwira ngo nufite ukuntu abigenze kwagira gute bikemera. Imana yacagwe icyubahiro. Umwanditsi Yohana ndamukunda, yabivuze neza abe n'umwuka wera w'Imana. Reka nihute kugira ngo nkoreshe igihe neza kandi kugira ngo utaza kurambira abadukurikiye. Mu gitabo kiwe igice cya 5, reka na magambo atari menshi, ariko kugira ngo bize kunyorohera kandi uze kubyumva neza, wowe dukurikiye niko tuyasubiramo cyangwa se tukayasoma ukumva ukuntu atubwira. Hatubwira ngo hanyuma y'ibyo iminsi mikuru y'Abayuda Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betsaida, cyari amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi, ibirema, banyunyuse, bari bategereje ko amazi yinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahindura amazi. Umuntu wabanzagamo ku mazi yindurije niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose. Hariho rero umuntu wari umaze imyaka afite indwara ayimara imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Amina. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma riratubwiye ngo hanyuma y'ibyo. Iyo bavuze ngo hanyuma y'ibyo, hari ibyabanje kubaho, hari ibyatambutse. Rero umwanditsi w'ijambo aravuze ngo hanyuma y'ibyo iminsi mikuru y'Abayuda. Haleluya. Muri iyi minsi barimo kwitegura Noheri, bakitegura ubunani. Yewe iyo Noheri kenshi abantu baba bibuka igihe umwami Yesu yavutse. Yambwiriza ku munsi mukuru wa Noheri, nyababwira ngo Yesu nagakira agahinja. Yesu yarakuze, Yesu ni umugabo, Yesu arimo gukora n'ibitangaza, Yesu aradutegereje. Ntabwo Yesu avuka mu kwa 12 nkuko abantu batekereze kuri irata cyo kunyobita. Oya, ntago ari byo. Ahubwo na anniversaire cyangwa se no kwibuka. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru. Uyu munsi niryo jambo nkuzaniye rivuga ngo hanyuma y'ubuzima ubayemo, hanyuma y'urugamba urimo kurwana cyangwa se warwanye ukananirwa, hanyuma y'igihe umazemo ubwo butayu cyangwa se mu buzima butandukanye, hanyuma y'ibyo hari umunsi mukuru. Bibiliya yambwiye ngo iki? Yambwiye ngo ku rubaraza cyangwa icyo kidendezi hari umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye indwara. Yari ategereje ineza y'Imana, yari ategereje igitangaza cy'Imana. Bibiliya yambwiye ngo marayika yajyaga amanukira muri ayo mazi, uwabanzaga mu kidendezi niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose.
Bibiliya yambwiye ngo hari abandi barabazanaga, bwamara kugoroba bakabatwara, kubera ko uwabanzagamo uyu muntu wari umaze imyaka 38 nta gisunika yari afite, nta muntu wo kumujya ku kidendezi yari afite, yari ategereje ineza y'Imana gusa, yari afite amakuru kandi yari afite ubuhamya. Uyu muntu yarahabariye ku kidendezi imyaka 38 ni myinshi. Ku kidendezi nta soko riharemera, ku kidendezi mu yandi magambo nta buzima bwari buhari. Izuba ryarahamwiciye ku kidendezi, imbeho yarahamwiciye ku kidendezi, imvura yarahamunyagiriye ku kidendezi, ku kidendezi yarahakeneye, ku kidendezi imiryango yarahamusize, ku kidendezi yarategereje Kristo wenyine. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu ahabwe icyubahiro. Nzanye ijambo rigutangaza ngo hanyuma y'ibyo. Haleluya, 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 yo haleluya, yo haleluya. Nzanye ijambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo hari umunsi mukuru ku buzima bwawe. Imana yacu himbazwe kandi Imana yacu ishirwe hejuru. Bibiliya yambwiye ngo marayika yaramanukaga ashe ko abandi baragutanzemo, wowe ukora bikanga, ashe ko abandi baragutanzemo, ariko intego y'iri jambo nirakubwira ngo guma ku kidendezi, kubera ko isaha yawe nigera Imana izagutabara kandi izakurengera. Abantu bagumye ku kidendezi ntago bajya bamwara, abantu bagumye ku kidendezi Yesu ajya hagera akamenya igihe bamaze muri icyo kidendezi. Yesu arabizi, mwarimu ntago yabimenya, pasiteri ntago yabimenya, diakoni ntago yabimenya, imiryango yawe nayo ntiyabimenya kuko yaraguteye iragenda. Ariko Yesu yahageze avuga ijambo rimwe, yigeze abwira uyu muntu amaze imyaka 38 avuga ngo ikorera ubwa ugira gute witahire. Yesu ajya akora gutandukanye. Ntago bigomba ko hari abakize bagiye kwivuruguta mu mazi, hari amaboko y'abandi bantu babateye inkunga, birakunda. Ariko uyu munsi njyanyitanga ngo Yesu wenyine niwe ugufitiye impuhwe, Yesu wenyine niwe waguhindurira ubuzima, Yesu wenyine niwe wakuvana ku kidendezi umazemo iminsi. Yaba ari imyaka 5 birashoboka, yaba ari imyaka 10 birashoboka, yaba ari 15 birashoboka, yaba irenze na 35 na 38 birashoboka. Ariko ndakwinginze gumana ibyiringiro, guma ku kidendezi, kuko ku kidendezi Yesu yagusanze ntago ahagusiga. Mu yandi magambo guma mu muhamagaro, Yesu azawugusangamo. Mu yandi magambo guma mu kuririmba, Yesu ntazagutabarira. Mu yandi magambo guma mu kubwiriza ubutumwa bwiza, Yesu ntazagutabarira. Mu yandi magambo guma mu nzira ijya mu ijuru. Mu yandi magambo guma ku kidendezi, guma gukiranuka. Hari neza y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Abadukurikiye haleluya, Amen. abatwumva haleluya, yo haleluya. Ndanezerewe kukubwirije ngo guma ku kidendezi, guma mu by'Imana. Hanze ni habi, guma mu by'Imana ntago uzahomba. Imyaka yaba myinshi nkuko maze kuyigira, amagambo yabaye menshi, ibintu byarihindurije, ntago nabimenya no ubizi. Ariko nzanyije ngo guma ku kidendezi, hari umunsi mukuru ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Umunsi mukuru yo waje Yesu azana nawo. Uyu munsi mukuru waje urarya, umunsi mukuru yo waje urambara, umunsi mukuru yo waje nawe ubaka nk'abandi, umunsi mukuru yo waje nawe birakubera. Haleluya, haleluya. Umunsi mukuru yo waje Imana isoza icyo yavuganye nawe. Icyo usabwa ni uguhagarara, warangiza ukarindira. Hari umugabo wagumye ku kidendezi cyangwa se wagumye ku munara yitwaga Habakuki. Yaravuze ngo nanjye nzahagarara
numve, ntegereze, ntege amatwi, numve icyo ambwira. Abantu bari ku kidendezi, abantu bagumye ku munara wo gutegereza Imana, Yesu araje kugira ngo abigenze neza. Yesu araje kugira ngo anyuranye amaboko. Yesu araje kubera ko n'ibintu Yesu yanga agasuzuguro. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Turi imbere y'Imana aya masaha, nzanyije ngo ihangane. Hanyuma y'ibyo hashobora ugiye kugamburura, ariko na nyuma ya zeru Imana yacu irakora. Hanyuma ya zeru, hanyuma y'ibikurwanya, hanyuma y'ibikunanije, hanyuma y'ibigukamuye, hanyuma y'ibyo nzanye ijambo rivuga ngo hari umunsi mukuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera ko ndabizi nta kintu cyakwitambika umugambi w'Imana. Iyo Yesu aje nta muntu wamusubiza inyuma, kandi Yesu ntabwo akeneye kubwirwa iby'abantu, nta nubwo nawe akeneye. Oya, Yesu arabizi, azi igihe. Yesu wazuye Lazaro maze kane mu gituro, wamukinisha. Haleluya. Yesu wasenze amasengesho y'iminsi 40, Satani agashaka kumwigabiza, Yesu akamukubita akamutsinda. Uyu mugabo witwa Yesu warwanye na Satani iminsi 3 ikarangira, akamwambura imfunguzo, agatsindira urupfu n'ikuzimu. Uyu mugabo Yesu ari ku ngoma. Uyu rero Yesu naza ku buzima bwawe, ibintu bizasobanuka. Abakurwanya bazabimenya, abakwanga bazabimenya. Yesu naza ku buzima bwawe, nawe uzabyiyumvamo. Imana yacu itugirire neza, kubera ko Yesu yaje ubuzima bwawe, hari ahantu aguhagurutsa, ajya kubwira ngo ikora uri bwawe, bisone ngo ibyakwikoreye nawe urabyikorera ukagenda. Imana yacu itugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nababwiye ngo muri iyi minsi abantu bashashanye, bashaka ibyo bazarya mu minsi mikuru, bashaka ibyo bazambara, ariko ibyo nzibyo babishuka si umunsi mukuru. Ibyo ni ukwirwanaho. Ariko Yesu naza, azagira umunsi mukuru ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Hari ibintu azakora nawe ugatangara. Wowe icyo usabwa ni ukuguma mu muhamagaro, ni uguma ku kidendezi. Nongere mbisubiremo, muri iyi minsi abantu bavuye ahantu Imana ikorera, abantu bavana Imana ivugira. Muri iyi minsi abantu barambiye gutegereza Yesu. Mateka y'Imana turengere. Abantu bararambiwe, abandi bararambika. Baravuga ngo baratubese, ese ubundi azaza ryari? Ko maze imyaka 20, ko narubaka, kagatara kanyakanye, ko ubushomeri bwanyishe, ese ubujya abanuzi bamanuriye, ko ndeba biteye byasohora. Abantu bararambirwa, baranje barataha. Nyamara isaha y'Imana yarigeze. Ihangane wowe dukurikiye, mukristo muvandimwe, ndakwinginze ihangane. Igihe cyo gukora kw'Imana ni iki ngiki. Isaha y'Imana irakise ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ijambo yavuze ngo hanyuma y'ibyo, nubwo hari abantu bivuga ngo baguse mu iterambere, ariko ntago bagusize, nibagende. Ariko ugumana n'Imana, ugumutegereze kandi urindire. Ngiye gusoza iki kiganiro cy'uyu munsi, muri hangana ku mwanya muto nkoresheje, ariko nabwa ngo hanyuma y'ibyo hari umunsi mukuru. Ntago uzapfa uko abantu babitekereza, ntago uzarimbuka nkuko abantu batekereza ko bamaze guciraho iteka. Ahubwo ndakwinginze icyo usabwa, warabatijwe, warakomejwe, usengera mu idini atandukanye, ariko icyo nkwingingira kandi nkubwiye, guma ku kidendezi, utegereze uwera wa Isirayeli, utegereze Yesu. Yesu ntago bajya bamucira inzira. Yesu anaza, azaza aje, kandi kuba aje ku buzima bwawe nuko warindiye ukihangana. Arinda ijambo ryiwe, akanda n'icyo yavuze ku muntu wayo. Hari umugambi mwiza ku buzima bwawe. Rero komeza uhumurike kandi komeza uhumure. Imana irabizi kandi izi ko igiye kubigenza mu izina rya Yesu. Mwanyemera rero tugasenga, ariko narasenga kandi njya nkunda gutanga nimero zanjye. Sinzitanga kugira ngo munyereze amafaranga, ahubwo nzitanga kugira ngo numufashijwe na kino kiganiro, numufashijwe n'ijambo ry'Imana, uzamamagare kugira ngo dufatikanye gusenga.
uzamamagare kugira ngo uhereze inkunga y'amasengesho, uzamamagare umbwire ngo hari icyo Imana yakoze, hari umunsi mukuru waje ku buzima bwanjye. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu nanga izo nimero, ni ukugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukomeze kwamamara. Rero nakubwiraga imirimo y'Imana, nakubwira imirimo ya Yesu, mbwira ko hanyuma y'ibyo, hanyuma ibyo byose Yesu araje, nagakwangwa n'igihe ubimazemo, ahubwo Yesu aje gukora igikwiye mu gihe gikwiye, nahabwa ikibero. Nimero yanjye ya telefone 0788 390 271, ni Evangeliste Bosco, ukomeje gukora umurimo w'Imana mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda, Paroisse ya Nzove, Chapelle n'ubundi nayo ni ya Nzove, niyo nkora mu w'Imana. Turekora rero mu mujyi wa Kigali cyangwa se akarere ka Nyarugenge, n'umurenge wa Kanyinya, Akagari na Kanzove, niho tugira itorero, n'ahandi hose mwahadusanga. Rero reka turangize tubaragiza Imana, tubasengera kugira ngo amahoboko yayo, ineza yayo ikomeze kubaho ku bwije nuko bukeye. Ariko uyu mwanya ngiye gusenga isengesho ivuga ngo Mana, vana abantu ku kidendezi, bahamaze iminsi kinini bagutegereje, barihanganye, baravugwa, baratukwa, barasuzugurwa, baraharwa. Mbese Bibiliya yanyitse ko nta kiri giri ku kidendezi, na abarwayi, na ameze banyunyutse n'ibindi. Rero abo ngabo bameze uko nguko data bagutegereje, babone ineza yawe no kumera kwawe. Ndagushimiye Kristo wera w'Imana, warahageze ku kidendezi Pedisayida, uhasanga umurwayi amaze imyaka 38. Abandi bagiye mu mapfumu ntiyagenda, abandi basubira mu ngo zabo ntiyagenda. Impamvu itigumye ku kidendezi niko yarahazi ko hari imbaraga zawe, niko marayika yajyaga amanuka wabanzagamo agakira. Dore we nta muntu wamusunikaga mu kidendezi, nta n'umuntu afite umujugunyamo, mu yandi magambo yari wenyine ategereje ineza yawe. Mu izina rya Yesu Kristo rero, mwami wanjye data wa twese uri mu ijuru, tabara abantu bawe bari ku kidendezi, tabara abantu bari mu butayu kandi basenga bakwizeye, tabara abantu bawe barwaye kandi bakwizeye bagusenga. Wayiwe Kristo wera wa Isirayeli, imbaraga z'Imana zigere ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo, zigere ku babyeyi babyaye, zigere ku bagore batwite, zigere ku bakomeye n'aboroheje, zigere ku bakene n'abakire mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zigere ku bantu bakumenya n'batarakumenya, kugira ngo zibabohore, kugira ngo zibakize. Indwara ni nyinshi, hari indwara zo mu bwoko bw'umwuka, hari indwara zo mu bwoko bw'umubiri. Data wa twese byose urabizi, kwa ijambo ryambwiye Yesu ahageze ngo umenye igihe amaze arwaye, umenye igihe amaze ku kidendezi. Yesu byose urabizi, bikorere kwiyubahisha kugira ngo imirimo yawe ikomeze kwamamara. Urakoze, ndagushimiye rero kubw'uyu mwanya mwiza watugeneye. Data wa twese, reka ijambo ryawe ryubake, ijambo ryawe rigere mu gufuna umusokoro, ijambo ryawe Uwiteka Imana rigira imbaraga n'amavuta, ijambo ryawe rigira ibyiringiro kuba amaze kutwumva. Data wa twese, ntabari njyewe, ntabari twebwe, ukomeze gushyirwa hejuru, ukomeze kwamamara. Yewe Yesu we, icyo nkeneye ndi kuri yicane y'amamarinda official, nkeneye ko ijambo ryawe ryamamara, nkeneye ko abantu bakumenya, nkeneye abantu ko bahinduka, nkeneye abantu ko buzura umwuka wera, nkeneye ko abantu wera wa Isirayeli bashobora gutera imbere mu mwuka, nkeneye ko abantu baba maso, nkeneye ko abantu bakanguka, kubera ko iminsi y'imeruka twamaze kuyisohoramo. Yewe Kristo wera wa Isirayeli, nunyemerere abantu bose bagira umwete wo kwezwa no gukiranuka no gukora ibyo ushaka. Urakwenda gushimiye ko mbishose no kwinginga mu izina rya Yesu Kristo, amina.